Rero na Keve Muhire nyuma y'umukino mwiza cyane bagiranye n'ikipe ya Madagascar, mbere na mbere felicitation ku ntsinzi mubonye. Merci beaucoup. Niki watubwira rero ku mukino mukinnye kuri uno munsi aho twabonye bagucisha no mu mwanya tutamenyereye, n'uburyo mwateguye, ni gahunda y'umutoza, byari bimeze bite? Ya kocha yabonye ko ari wose nakina, yaba hagati y'abakobandi bose nakina, cyambere ko nanga umusaruro ku ikipe y'igihugu. So ndashimira Imana ko byagenze neza, nkana bashobora gutanga umusaruro uko nabyifuzaga. Navuga ko turi mu nzira nziza, dufite groupe nziza, navuga ko igihe cyose duteguye neza tubona intsinzi. Tumaze igihe nyirango bavuga nabyita umwuma w'ibitego mu ikipe y'igihugu guhera na kera, umukino umuherukamo ibitego no Afrika y'Epfo benshi bati bivuye he, dukeneye na Botswana birabura, niki cyahindutse kugira ngo noneho umuvuge mutoya ibyo batubeshyiranga ibitego byarabuze turabyishakamo? Icyambere ni determination, mu gihe tuzi icyo dushaka byose birashoboka. Urumva nakubwiye dufite groupe nziza, turakora neza, dukora imyitozo neza, zo finishing turazikora mu myitozo. Sinavuga ko ubwanjye batugirira icyizere, ibyo bitego bizakomeza biboneke mu match ziri imbere. Icyambere nuko tukomeza gukorera hamwe, bakadushigikira, bakasapotinga muri byose, yaba nuko equipe ibayeho, yaba mu kibanza cy'ikibuga bakatuba hafi, abako intsinzi zabo byagenda kuzaboneka. Gira icyo uvuga kuri uyu mutoza wari mu maboko ya Carlos, uri mu maboko ya Frank Tolsten, ubona itandukanyiriza ririhe mu myiteguro yanyu nk'umuntu ubakoresha ku kibuga? Yaravuga ko bose bari abatoza beza, ariko bitandukanye ni igitsure cya Tolsten, ati igitsure kiri hejuru cyane kandi ibintu byose ni gahunda. Navuga ko tujya gukina afite ibyo yateguye, kandi iyo utabikoze ngo abikubwiye nagazi yose atagukuramo. Sinavuga ko iyo ugiye mu kibuga uzi consigne yaguhaye ukabikora neza, akenshi resulta ziraboneka. Siyo tugiye mu kibuga dukurikiza ibyo yatubwiye biragorana cyane. Sinavuga ko ubwanjye umutoza mwiza icyo ashaka, kandi icyo gitsura aduha buri gihe kiradufasha kugira ngo tubone intsinzi. Message rero dusoza ku banyarwanda bitewe ndetse n'urugamba mufite guhera no mu kwa gatandatu nyuma y'imikino ya gishuti mukomotsemo hano Antananarivo. Yacyo navuga batugirira icyizere, kuko akenshi gukina tatwizeye, yumva ko niba twatsinze byatugwiririye. Sinavuga ko ubwanjye batugirira icyizere, bumve ko dushoboye kandi tuzakomeza tubahe ibyishimo. So supporting yaba match ziri zo mu rugo yabizo hanze, baduwe feedback iri positive kugira ngo tubahe ibyishimo. Mbere na mbere urumva umeze ute nyuma y'uyu mukino ndetse no gutsinda igitego? Mbere na mbere ndashima Imana ku bw'intsinzi duhaye, nicyo navuga, ndumva nishimye, ariko ndashima Imana muri rusange. Hanyuma uri mu bantu muri iyi minsi barimo baratsinda ibitego byinshi, watubwira nk'ibanga ririmo cyangwa se n'izindi mbaraga zihari urimo urakoresha, kubera ko muri iyi minsi hari haragaragaye umubare muke w'ibitego mu kipe y'igihugu y'Amavubi? Ndashima Imana yuko iri kugenda imfasha buri gihe uko tugiye gukina, nditegura nkakora cyane hamwe n'Imana ikangenera ko ari yitanga nta yindi itanga. Hari ubutumwa ushobora guhereza abanyarwanda nkawe Gilbert ku giti cyawe ndetse n'ikipe muri rusange, ubutumwa mwagenera abanyarwanda n'abayobozi b'umupira muri rusange? Bakomeze badushyigikire, batujye inyuma, bakomeze muri byose. Icyambere ni uko badushyigikira, ibindi abakinnyi ndabizi baba bari tayari, intsinzi tuzagenda tuzibaheza gake gake kandi bazabibona biri kugenda biza muri rusange, kandi bakomeze batube inyuma.